amazina nitwa Bonete, aba ndi umufana wa Yambi Rwanda, akaba ari YouTube channel Nshya izajya ibagezaho inkuru zisekeje, ubuzima twabayemo muri high school cyangwa se university, campus cyangwa se ghetto n'ibindi bitandukanye. Guys, mukore subscribe, like and share kugira ngo tazacikanwa n'ibiganiro byacu. Bye. Hello guys, ndi umufana wa YouTube channel yitwa Yambi Rwanda. Iyo YouTube channel tuzajya tubagezaho stories zisekeje n'izindi stories zigiye zitandukanye z'abantu mwabanye ku bigo by'amashuri nka segondere, campus cyangwa mu ghetto. Icyo gusaba ni ugukanda like, ugakora subscribe kugira ngo ntuzajye ucikwa n'izo nkuru. Murakoze. Ni nkaba ndi umufana wa Yambi Rwanda, akaba ari YouTube channel Nshya zazibagiza inkuru zisekeje mwagize Kwishuri, ghetto, campus, kaminuza no muri college. Twamusabwa gukora subscribe, comment, share and like. Tudacikwa no bye bye. Hey guys, ndi umufana wa Yambi YouTube channel. Ndashaka kubabwira ibintu bishyashya bigiye kuza kuri iyi channel. Tugiye kujya twumva story zabaye muri high school cyangwa muri kaminuza cyangwa aho twabaga muri ghetto. Icyo nabasaba ni ugusubscribinga, ugakanda like, noneho tukanasharinga iyi video. Thank you.